Ela bimeze bite se? Nziza nabi. Wow. Bro, Amakuru y'imyisi wa? bisana Imyaka myinshi. myinshi cyane. Umeze ute? Tushima. Always. My God. Ndakubona. Ndakubona kabisa. Wabaye umuntu w'umupatro kabisa. Ariko nawe warakuze? Ni imyaka ndahawe. Wazanye n'ubwanwa? Ni imyaka. Yarakuze. Kumura wabaye umuntu w'umubosi wabaye umupatro. Wabaye umubosi wa. Yuko nasaba umubonye gaho uzagera akazi dore Kigali byarancoye mwana. Ushaka kumbwira yuko uraho nta kazi uratangira gukora? Ni byibarira we ntabwo bizi. Ahubwo wowe umfashije wamakazi rwose nabundi ubyana. It's okay. Ibyo nta kibazo uzaze kuri office. Urakanyemereye. Uzaze ture ntabwo nawe urahana. Urakoze. Urakoze n'ukuri muvandi urakoze. Urakoze sumva icyiza cyo kugira inshuti n'umuvandi. Umvishe bonye akazi da. Akanyemereye. Yibwirira ahubwo amakuru. Amakuru ni meza. Cyako dukina yami kibumbuye. Twatube n'utwakiraga n'abana. Kuri dance. Ubu uracyabyibuka. Twagerageza tukareba. Siko twabana abagabo batora ntago baduseka. Oya ntukagenda kuri ibyo bintu ngabana baraguseka se. Uracyita kuri bano bantu ngo baraguseka. Niba tuzadukina ahantu hishe. Nta kibazo kizima no gutwibutsa ibihe byahise. Yo gusura muri byewa. Ariko gufata. Ni sikuwa nyinshi yo man. Wabonye akazi ituca. Aya man, ntabwo nakwiciyeho man. Kandi nzagusengera Imana usubire mu bushomeri tube inshuti n'ubundi nkajya nkambere. Ntabwo nagaruka kwicaho man. Ahubwo ari aboro nkora. Ura muniga yitwa Dani nyine tu. Komoso Dani. Okay. Ni boss wa? Ni boss wanjye. Aho na mukobwa yitwa Vanessa twarakuranye, yakundanaga na Dani. Ariko nyuma baza gutandukana. Gusa sinzi niba barasubiranye. Gusa Dani yari umwana mwiza nari bigiwe. Vanessa na Dani barakunda? Barakundanye ariko. Nese uwo Dani ni muntu ki? Ni umusore nyine ubona w'ibogare kujyana hari umwana ngaheza nyine ngaceceka. Wenda icyo nakubwira cyo Dani ntabwo ari umwana muri isi byo. Urabona yambaye n'akazi niwe ndi gukora muri minsi. Kandi ikindi ugomba kumenya. Uwo Dani nkubwira barakundanye bakiri batoya. Gusa nyuma baje gutandukana ariko ngo usizimba barasubiranye. Nese wanshakiye amakuru nimba bari kumukira batari kumwe. Kora bizimese ndamukunda. Pe n'umutima wanjye wose uyizi imbaraga bintwara kugira ngo mugire nubwo na cyangwa ugasanga abantu ari kumwe niyo mpamvu badashaka kumpa umwanya. Wanshakiye amakuru. Bimusabye biragoye. Ntabwo nakubwira ati ntabwo nabikwiziza. Urumva ikintu kiba kibi. Bimeze nkaho nabajya kwinjira mu buzima bw'umuntu. Nyine icyo ntabwo nkisabye ngo bateranye. Ndabizi ko wigize inyangamugayo ryahamye. Wowe nshakira amakuru. Nyine ndeke kuri rwima y'umuyaga. Ntacyo nakwizeza bwo. Gusa nzagerageza uko nshoboye. Ibyo ntabwo ari ibintu byoroshye reka. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Nta kintu kigoye kirimo. Akosanga kurumva umuntu nkorera ni wumatse ni wumemba ni wununze. Urumva najya kumena amabanga koko nawe gerageza kwishyira mu mwanya. Nizi banga umenye nire. Wowe nyine ntizo ntago turi inshuti nge nawe. Urumva ajya no kwinjira mu buzima bw'undi muntu. Nkuko nawe ubizi nakuvamo. Ujye kuvuga ibyawe njye kuvuga undi muntu. Kuki se umva ko nakubwira ngenda sa ntusabye service yoroshe. Sibyo? Okay. Nicyo ndi gusaba igenda. Sinkusabye kubatandukanya dore wigize inyangamugayo ryahamye. Wowe genda umenyere ngo bari kumwe. Ndike kuri kumyamaga cyangwa se nshaka ubundi buryo mbikoramo tungora mu bintu byanjye. Naho ko nasanga bari kumwe ariyo mpamvu anyima umwanya adashaka kunyira. Ntago nabihagarara ubyishyiramo gutyo ngo bifate gutyo. Sibyo? Menyera nimba bari kumwe nge ndike kurirwa ku muyaga. Cyangwa se menye ubundi buryo ndi bukoresha. Okay basi ntacyo nzagerageza ko nshoboye basi. Sibyo? Okay ntago akarira basi nzagerageza ko nshoboye. Ndabanezerewe cyane rwose. Frank wakoze kugarura Mike nawe yari amaze iminsi ataza kudusura. Mwese kubana se no kwameze ko mu rugo. Yego. Uva turishimye cyane na Dan. Nyine ntabwo we nabona uko mbivuga murabizi. So
mwakoze ndakeka na murumuna wanjye yabanezerewe nkuko nezerewe. Ya murakoze. Meze neza. Okay. Nzi biteye amagambo yashize vuba. Buriya abantu bakuru iyo bateranye baba ugomba kwirinda wenda kubwira byinshi kugira ngo utaza kwiharira ijambo kugira ngo muze ikiganiro. Nese ko witonze noneho byakiyemekeye gute? Babikerewe. bya bigambo bye Wasanga buriya asigaye ari umwana afite wo gutereta ariyo bamba ari gutuza muri iyi minsi. Abakobwa barabuze. yapase Nawe ariko mbaye naramufite murabizi muravandimwe nta mubirika nta kibazo. Ariko gusa iyo mishinga ntabwo ndayigira urabona muri minsi ndakibugiye ndacyamusaba ushakisha amafaranga rero ntabwo nahita nita mu byo kugira ngo akome iki. Use umuntu akaba ari hano ko twe twitonda tugeze aho duteye. Nyine igihe nikigera nanjye wenda amaze kugira akantu ku mufuka urabona nibwo nyine ndacyari umusore ushakisha ntabwo amafaranga araboneka ku bwinshi. Wenda sinabwo ngo ndacyari umwana kuko nanjye imyaka afite si mikeya ariko ntabwo ndabijya muri gahunda. ntabwo yakiburira yapase ariko Ubwo nawe ariko wajya ugiye waretse kundaburira. turaziranye mani Ariko si ngombwa ko agafaranga kaboneka kuko agafaranga ntabwo ariko cyakora. Excuse moi. Gisaza nzi nakubwira. Twihanganire gato. Sanze. Okay. Seri gato. Sibyo. Kimana. Frank none se kazi kari kugenda neza. Unsohoye bitandukanye. Ko ndumva binteye nuko. Ariko nta kintu kimwe yubwira wo. Usigiye nkora n'ibintu byiza gusa no kutigeza umpa amahirwe ngo mbikubwire. Ariko nyine mushinja ikintu kimwe. Ikihe? Kuki utigeze umbwira na mbere ngo ubeho kumbwiza ukuri kw'amakuru ahari meza mazima nanjye ngo ndayenjoyinge. Ayahe. Ibyawe na Dani ndabizi. Urukundo rwo mu buto, urukundo bonyine uzi rukumbi muri ubu buzima. Tubwe ndakubwiye. Urukundo yazi kandi ndayishimiye. Gusa nyine ntabwo wambere umuntu mwiza wari kumenyesha simwirukanye kiriya gihe cyose mutesha umutwe. Sinivange mu bintu by'abantu bakunda rega bera nubaho urukundo. Yeah. Okay. Nyine icyo nje kubwira cye nka Mike na Vanessa inzira zacu ubu ndahari ngo mubere nk'inshuti icyo kwitambika mu rukundo rwanyu mbabarire kuba naritwaye nabi imbere nkakututa buri munsi gitondo kigoroba waramutse utewe uri bute kandi afite undi muntu yabikubwiye kandi wishimiye nyine mbabarire gusa nuko nanjye sinjye nuko ntanze amakuru yuko hari undi muntu wahaye umutima. Oya nanjye ntabwo nagushinja amakosa ngo warankushereje byose nyine byari urukundo byabikoreshaga. Ariko nawe ufite amakosa yo kutambwiye ati hari undi muntu wowe nta kibazo kandi nawe kubyubanga nkuko bahira nkagenda. Urabizi ndakubaha. Kujya kuntu ukambwira kandi nyine ndakuba rero natekereza gusa twari tumaze igihe tutarabonana twakundanye mu bwana ngeraho ndamubura hagati ngo nta gisubizo kizima nari mfite ntabwo nari nzi ko wenda azagaruka ko nari nkimukunda nkavuga ati se ninemerera undi muntu akagaruka mbese birancanga ndavuga ati bite n'uburyo ki nkuba nshobora kubikubwira wenda ukafata nabi ukarakara nyine ukagendeka nabi. Ntabwo ndi umuntu wese urishimye ahubwo nyine ndishimye basi kubera ko basi ubimenye basi nawe nkaba mbona wishimye
ni nyine umuntu wo mukunda uramureka akabaho ibimushimisha nyine ukabimwemerera kuko kukuzirika ngo nkunde ku mbaraga ntabwo nawe nkukunda gusa ndishimye ahubwo unambabare nimba ari nakubabaje gusa nyine ndishimye